ikindi cya kabiri Dawidi yahize uburyo agomba kubaka inzu y'Imana ndetse arabigirira cyane kugeza ubwo Imana ibaye nk'ubwiye ngo ntabwo iyi nzu ari wowe uzayubaka ahubwo izubakwa n'umuhungu wawe Salomo. Iyo nzu yarayubatse Salomo. Ndagira ngo nsobanukirwe ntabwo naje gupima Salomo amaze kuyubaka abami ba mbere igice cya munani yaje gutera urusengero avuga ya magambo n'ubundi yavugiwe aho ngo Mana turabizi neza ko isi ari intebe y'irenge ryawe ndetse ijuru akaba ari intebe yicaraho ngo ntabwo twabasha kukubakira inzu arangira avuga ngo ariko iyi nzu mwubatse uyirange uzayibona nta kibazo ari kubaza nta kibazo ntabwo nazi nzi Bibiliya rwose ariko naje nshaka gusobanukirwa noneho arangije turisengesha avuga ngo uzagutakambira uzakwinginga uzagusaba aho azaba ari hose yerekeje umutima kuri uzumva uri mu ijuru umusubize kwiteza mugenzi wanjye uri imbere yanjye yavuze ngo ntawe Imana ihurira n'amatafari ntabwo Imana ihurira na sima ntabwo Imana iba mu isengero kugira ngo dusobanure neza kandi birikongera kugira ngo muze mwenyine mwihererane musange ahantu akoze hari ibisobanuro abantu bakoze cyane Imana ibagumisha ariko abantu bihangane batutiki urusengero Salomo yubatse nibwo Yesu yaje barumweretse arababwira ngo kuri ubu ndababwiza ukuri ngo ntawe rizasigara rigeretse kuri ibi rwashushanyaga urundi rusengero wazubaka ariko yavuze ngo mu rusenye ngo nanjye nzarubaka mu minsi 3 urwo rusengero ngo ni umubiri we yaravuze umubiri we bivuze ngiki umubiri we ni ingingo z'abakijijwe umuntu wese wakijijwe n'urugingo rw'uwo mubiri icyo birayita itorero cyangwa abakijijwe ni igiteranyo cy'abo bantu bose niwo mubiri wa Kristo ari narwo rusengero naye nabivuze byanditse muri Petero ngo namwe murubakanwa nk'amabuye mazima kugira ngo mube inzu y'Imana yo kubabwamo n'Imana mu buryo bw'umwuka wera Paulo kongera akavuga ngo ese ni muziki imibiri yanyu ari insengero arizo nsengero z'umwuka wera cyangwa se umwuka w'Imana uri mubakijijwe bikumvikana noneho rero ntabwo umuntu wakijijwe ajya gushakira Imana mu nzu y'ubunyanaka ahubwo Imana iba muri ahubwo we ahinduka ubuturo bwayo umuntu ahinduka urusengero Imana ikamuturamo yongera kwishakira ku musozi w'ubunyanaka cyangwa mu nzu y'ubunyanaka ahubwo yaravuze ngo nzatura ngendere mbahindukire Imana babindukire birumvikana rero ko umuntu niwe rusengero rw'Imana yo wizeye ko inzu y'Imana Kristo agatura muri bo birumvikana